Muraho mwaramutse neza mwiriwe nanone ni Kaneza wa mugabo kuri YouTube channel menya uhinduke. Muraho ariko mumeze neza aho muherereye hose. Ubu rero uyu munsi tugiye kwiga icyo nakwita gukerebuka, être actif, apana ibintu by'ubunebwe mu buryo bwose, kandi turagenda dutacinga ibintu byose bishoboka. Rero mbasuze mbaha ikaze kandi nkomeze gushimira abantu badahwema no gucikwa n'inyigisho zamenya uhinduke. Nukuri murakoze cyane. Hanyuma rero uyu munsi by'umwihariko ndibanda cyane ku bagore cyangwa se umwana w'umukobwa. Mbasuhuze, hello my sisters wherever you are, mes chères sœurs, bonjour beaucoup. Ndabaramukije cyane kandi mu nkundire duhugurane neza. Gukerebuka mu kugarura urukundo umwimerere warwo niyo topic y'uyu munsi, kuko ni ingenzi cyane nayo. Umugore ukwiriye cyangwa se umugore ubereye urugo rwe ndetse n'igihugu cye muri rusange asabwa kuba ari umugore umunyembaraga cyangwa umunyamurava mu byo akora byose, ndetse akerebutse ku buryo iyo batwita abafasha b'abatware bacu nuko hari icyo tuba twaraje tubasangana kugira ngo tubafashe ku byo batangiye. Nkuko tubizi akenshi umugabo niwe ufata iya mbere akubaka inzu azagushakiramo cyangwa se akayikodesha niba nta bushobozi yari afite mbere yo kubakiye, akagura ibikenewe byo mu nzu. Nkuko tubizi hari intebe zo mu nzu, utubati two mu nzu, ibitanda muzaryamaho. Noneho nawe madamu igihe cy'ubukwe cyagera ukazana ibyo twita ibirongoranwa. Ibirongoranwa murabizi, ntabwo ari ngombwa ntange detaye kuko biba bizabafasha mwembi gukomeza urugo. Ni ukuvuga ngo iyo bwana adashaka urugero iyo nzu n'akabati, ayo masahani wazanye mu birongoranwa mwari kuzayashyira mu muhanda se? Amashuka wazanye mwari kuzayasasa mu muhanda se? Urumva ko twese turuzuzanya. Ni ukuvuga ngo hari icyo bwana yatangiye, noneho nawe hari icyo uzanye uramufashije, kuko bwana aba akeneye ubufasha bwo kugira ngo akomeze neza uwo mushinga w'urugo. Hanyuma hagera igihe yategura projet cyangwa se umushinga runaka ukamwunganira. Kantanga urugero kugira ngo byumvikane neza. Niba mbwiye umuntu ngo nteruza ya meza, ni ukuvuga ngo uwo muntu agiye kumbera umufasha kuri uwo murimo, kuri icyo gikorwa nshatse gukora. Ariko afashije kuko nari natangiye guterura, gusa ngasanga ntabishobora kubisoza natamfasha. Rero turabafasha muri byinshi b'abagabo bacu, ariko burya kuba umufasha bigusaba kuba ufite ubwo bushobozi. Kandi ubushobozi navuga ko buhera mu mutwe wawe, mu bitekerezo, muri bwa bwenge bwawe. Kuko iyo ubwenge bwawe bwemeye ko hari icyo bugiye gukora, amaboko n'amaguru abyakirana imbaraga, ahita asubiza byihuse. Rero dusabwa kuba abanyembaraga aho dutekereza kugira ngo abatware bacu be kuvunika bonyine. Kubera rero bamwe na bamwe usanga ari abanebwe mu myumvire, usanga bavuna abatware babo. Niba bwanateguye projet runaka, ukwiye kuba actif, kuba umunyembaraga, ugakerebuka mu kumufasha uwo mushinga atekereje. Niba koko umukunda, ntukwiye gutuma avunika wenyine ngo nibye biramureba, niwe uteguye uwo mushinga. Uwo mushinga buriya iyo mishinga ye azayirangiza niwe nyine wabinabitangije, kuko n'ubundi byose nibizanira inyungu mwembi. Ikindi ntukwiye guhora utuma ari gutekerereza urugo rwanyu wenyine. Waba ufite akazi cyangwa utagafite ko birashoboka, ukwiye kumufasha byibura mu gutekereza icyateza imbere urugo rwanyu, ku buryo yumva ko atari wenyine. Aho rwose umuteye ingabo mu bitugu, yumva aruhutse, yumva atari wenyine. Kandi ndetse bikanihuta, burya erega babiri baruta umwe iteka. Ukwiye kumubera umuteruza muri byose ibyo akora, ukamuteruza atiriwe ashaka abandi bamuteruza, kandi ari wowe yashatse kugira ngo ujye umuteruza. Aha rero kugira ngo bikore neza nuko ukwiye kwirinda kurangara, kuko abagabo si bose bavuga ngo nkeneye ko mfasha umugore wanjye.
mu gihe ashaka ubufasha, ahubwo wowe ntukwiye guhora wahugiye mu bintu bituma ubura uko wamenya ko ukeneye bwana wawe akeneye ubufasha. Kuba active, kuba umugore ukerebutse, ni igihe ukorera ibintu byinshi icyarimwe, kandi burya abadamu ubwo bushobozi turabugira cyane. Ubwonko bwacu bufite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi icyarimwe iyo twabishatse, ariko inshingano yacu ni ukumenya gusoma amaso y'abatware bacu, tukamenya ko bashaka ubufasha bwacu, kandi ukaba witeguye, yaba ugusaba atabugusaba, ni inshingano yawe. Ariko iyo uri indangare agera hakakuvaho, ntiyirirwa kurushya agusaba ko wamufasha, kuko ababona ko atari ibyawe rwose. Ibi ni nabyo bituma rimwe na rimwe afunguka amaso, akaba yabona abandi bagore hirya, agatangira gukora ibyo nakwita za comparaison, igereranya. Kuki koko madamu wanjye atameze nka kanaka? Akantu nkako rwose kakazamuka, ugasanga bwanasaba ubufasha ahandi, kandi wari uhari. Ukwiye kuba maso igihe cyose, ahantu hose. Ibyo rero bigusaba kuva mu biguhuza bidafite umumaro. Urugero, hari nk'abadamu bamwe na bamwe ariko hatagira abantera amabuye, kuko ntabwo abadamu bose bamera kimwe. Hari abadamu usanga bakunda filime z'uruhererekane, ama-series, hanyuma akaba yabyuka akicara kuri iyo filime kuva mu gitondo muve kugera nimugoroba, akarya ari kuri iyo filime, hamwe ubwenge bwe bwose usanga buri kuri iyo filime. Nk'uwo koko tutabeshye, niba ari byo yikundira igihe cyose, ariko yibereyeho, hari icyo umudamu yageraho cyangwa yakwibuka kwitaho, kandi ahubwo ubwonko bwe yibereye muri filime? Ese filime iramwubaka iki? Ahari nubizi ko ahubwo imugira imbata kurushaho. Isuzume, ni iki kigutwara umwanya mwinshi mu masaha 12 y'umunsi? Ndavuga kuva saa 12 za mu gitondo kugera saa 12 za nimugoroba. Ni iki kiguhuza cyane? Ese icyo kintu iyo ushoje umunsi ugeze za saa 12 za nimugoroba kiba cyakugije kuki? Kikungura iki ku buryo wowe n'umuryango wawe mu byungukiramo? Ahubwo ko usanga saa 12 za nimugoroba zigize, amaso yatukuye, umutwe wakuriye, ukurya imitsi yareze kubera izo movies. Urwo rumuri rwa televiziyo wicaye imbere kuva mu gatondo kugera nimugoroba, nta kabuza hari ibice bimwe na bimwe by'umubiri bihungabana. Cyangwa se tureke na filime za social media, kandi ugasanga rwose urabikerebutseho, ufite imbaraga, ufite ishyaka ryinshi cyane kuri byo. Simvuze ko filime ari mbi, kuri filime ni byiza kuba zikunda rwose, ntacyo bitwaye, cyangwa ibindi byose biri hanze hano, ariko ukwiye kwirinda kuba imbata yabyo. Nicyo ndiho ndashimangira. Kandi movies abazikina bo ni business bakoze, bo rwose bariho barinjiza buri segonda amamiliyoni abayinjiza. Ese wowe ahubwo nawe washatse business wakora, ahubwo abantu bakakuyoboka ari wowe, nawe bakakurangarira, ubwo uzayitekereza ryari iyo business? Bishoboka, kuko hari aho wabaye imbata. Usibye ko hari ababikora, nashimira cyane rwose abadamu, mbahaye rwose amashyi. Dukwiye kubaribiraho, dukwiye kubigiraho, kuko hari abadamu rwose b'abanyembaraga, hari abadamu batekereza cyane bataryama. Abo ngabo nababwira nti nimukomerezaho, ni byiza. Noneho bitari muri business gusa, ndangira ngo tube active, ndagira ngo dukerebuke no mu gufata ibyemezo bimwe na bimwe mu rugo. Ntabwo bwana wenyine ari ukwiye gufata decision, icyemezo iteka. Nuko ababona iyo bibaye bityo, nuko ababona rimwe na rimwe ntacyo ufite ubikoraho. Niyo mpamvu aho urayifatira ibyo byemezo. Ariko umweretse ko bishoboye, nawe uri active mu byemezo bimwe na bimwe, aratuza akanabikwegurira yewe. Ariko se bwana azagira gutekereza aho abana baziga wicecekeye, kubaka inzu se niba ntayo mwari mufite mugikodesha wicecekeye, kugira muri za social life kuba mwasura kwa kanaka wicecekeye, mbese ni byinshi murabizi. Uri muri ndiyo bwana, buri cyavuze cyose yego chérie tuzagikora, yego. Akenshi hari byinshi bipfa, cyangwa hakaba hagenda n'umutungo utari ngombwa kugenda kubera kutaba active, kutakerebuka kwawe mu bitekerezo. Niba bwana yifuje kugura imodoka kandi bitari prioritaire, bitari bikenewe cyane,
mbese bitari ngombwa cyane akaba arayigusa, ariko umufashije ukamwereka ko bitari ngombwa ako kanya, ahari yakumva, ukamufasha kumwereka ko mu gihe kiri imbere nibwo wabikora. Ariko icyo gihe bikava mu bitekerezo byawe, ntuvuge gusa ngo sheri oya iyo modoka si ngombwa ubu ngubu, ugahita uceceka. Hoya, ukwiye kwiga gucalenjinga umugabo wawe ku buryo ubimwemeza neza kandi akabishima, akanyurwa, akabyakira, ndetse ukamwereka ko mu gihe kiza kuza in future hari icyo umukinze iyo aza kuba yafashe iyo decision. Icyo gihe umwongerera kumva ko uri umujyanama ukwiye, uri umufasha ukwiye, kuko si buri gihe rega burya abagabo baba bashoboye gufata ama decisions, hari ubwo bahubuka nabo rwose. Iyo rero udakerebutse mu bitekerezo kandi mwari babiri waraje ngo umufashe, nibwo atangira kwibaza, ariko ubu nk'uyu mugore ni umugore bwo kuki, umufite umugore cyangwa ubu nzakora ibintu byose, nzabishobora, nzabaho gute? Icyo gihe abyibuka cyane cyane iyo yagonze, iyo yakoze ikintu kitagenze neza, nibwo yibuka atakuse kuki nk'ubu bino bintu bimbayeho nari mfite umufasha, kuki atambwiye, kuki atamfashe kuba naritse gufata icyemezo nafashe. Habwirwa benshi, hakumva beneyo. Ndibaza yuko ibintu bisobanukiwe, nubwo hari abagabo rwose bagize amahirwe bakaba bafite abagore babafasha, cyangwa se kandi ni impande zombi. Nubwo navuze ngo ndareba aba sisters banjye, ariko ni impande zombi. Hari usanga noneho ari ku ruhare rw'umugore, umugore ari ufata ibyemezo gusa iteka, umugabo yicecekeye, kandi ari babiri, ababiri baruta umwe. Icyo gihe umugore nawe washobora kugera akavuga ko se nk'ubu mfite umugabo bwoko ki, akumva ararushye, kandi koko birarushya. Namwe bagabo rero mwumve rwose, nubwo uyu munsi nahisemo kubwira abagore cyane cyane, ariko nta handi twese biratureba, abagabo, abagore, ni ibyacu, tubigira ibyacu. Ndabinginze dukerebuke, yego turebe movie, ariko twe kuba umucakara. Twibuke ko mu masaha 12 y'umunsi dufite ubushobozi bwo gukoresha ubwonko bwacu tugashaka icyateza urugo rwacu imbere, tugasoma, tukareba articles zitwungura, tukamenya kuganira n'abantu b'abanyabwenge baturusha, tukamenya mbese kuba creative. Buri impamvu chef cook mu gikoni abasha guhora akreya nuko yabihaye umwanya. Aramutse akoze ikintu kimwe iteka, iyo restaurant ntabwo wayisubiramo. Niyo mpamvu rwose buri muntu afite ubushobozi bwo gutekereza, ugakora ikintu kisumbuyeho ejo mu yindi dimension, mu bundi buryo, birashoboka. Nibwo n'umugabo wawe azajya yicinya icyara akavuga ati yes, mfite umufasha. Ni byiza rwose, nta nubwo watuma ejo avuga ngo aratekereza kurarikira abagore b'abandi ngo nibo bashoboye, wanjye yewe nta kigenda. Ntukumve ko wicira urubanza ngo uri umunyantege nke ntacyo ushoboye. Wowe madamu urashoboye cyane, ahubwo ntabwo uramenya kubicana muri wowe ko ushoboye. Iga kwitekerezaho, iga kuvugana n'umuntu wawe w'imbere, maze urebe ko nawe creativity yawe itazatanga umusaruro muri marriage life. Mbashimire rero cyane, murakoze, murakarama. Izi nyigisho rwose zikomeze zidufashe hirya no hino, kandi mbashishikariza kuzisangiza abandi bantu, urubyiruko rwose. Urubyiruko ndabasuhuje muhere hose, yaba ari mu Rwanda, yaba ari diaspora. Please share, hama dukomeze twige, dukomeze twungurane. Kandi nukuri murakoze cyane abankurikira bose, nzajya ndeka kubashimira. Ni Kaneza umugabo kuri YouTube channel Menya Uhinduke. Nakagaruka ama topics, inyigisho zo ni nyinshi cyane, mba ntegereje comments zanyu kugira ngo ahubwo munyispire. Murakoze rero, turi kumwe rwose.